Huh? Ndabona ari fusha hari ndagasyo umunsi umenya kitaranshishamo ijisho tu agafosi kanje ntagahanaguye none muri iyi minsi ndagura akabarabasi. Muvene gute se? Brother. Tugende se? Twagiye man. Witeguye? Ndewe urabona meze fresh ahubwo wowe tujye gushaka ibyana byanjye. Byararagura se? Ntabwo nibira nakarisa. Ejo bundi nyikigura fosi ndishije ibyana byatanje. Niyo nyigura tuno tuwayiti. Natwetaga bya byana byo hanze hajya babyita ibikira. N'ibyasta. Man ngereka mubwizo turumva. Ndewe ndakwereka kaminuza ya mbere mu gihugu. Urumva ibyana byibereyemo. Yewe umusa itebye muri kaminuza nge sinjya bijya none. Reka mubwizo kurumva nje naguze kano gapaniro kakawaye. Nguri no t-shirt. Itangure no ji urumva. Nera haga nje nyikigura none akano gafose hanyuma urumva ibyana byahise biza bivuga ati kigude wacu ariye kigude wacu. None urateganya kugura kandi ahiri guta pose. Man nje none ngiye kugura barabasi ya 60 dore nzaza ngenda gutyo nzitagura agafu ka 60 remi hena 60 uragenda uyikandagira ugira gutya. Muri wako ubu wowe yo bora ayiguza ngara iyi ngiyi bayimaye imana. Nase ibijya bora uri mu mbwira wari nito byara nakubwira. Nase wari kubiryo wambaye boda z'icyatanu ngaho nyumvira iki cyane. Darashaye yambaye none ngo yambaye n'umyenda y'umweru gusa. Kanje mbereke ngiye kubagaragura murasubira muri gisi cyane. Ndabigaragura iyo myeru ndayihindura. Ukoresheje zereke zimbazo muri mu gizabaye. Zimbazo muri mu gizabaye. Tugikubite. Ambwa tubatugusye batugende urekerere kumukingiza. Man isosi kuyemo inshishi nyene hangane man bibaho. Man nubundi twarenze mu rugo nako twasubira gucafuza umuswera mwiure ko tuzamukije. Man va twizamukiye umusa ariko umusa utazongera umuntu akakujwibura man twizamukiye. Ntabwo birakunda ndabura nacyo. Tuzamukire man ndabona nawe sho. Ntabwo birakunda. Nanjye ndiyandagaza pe nimo ndajyaga kurwana n'abantu bambaye ingero gusa ariko mu mwanya bongo izira zimbaze koko barayaje ubuze wowe imba bitananyumva bikamonda Nanjye narasaze di abantu biyambariye imyeru bimereye neza bigire no mu ikanisa none ndi kuza nkabitambika imbere ngo cyakubanduza. Mushyi bankubise n'ikibazo nge ndwiteye wakigira kuvumba ibyo kwa Kalisa Udi. Ubusi bahishije ra kangeyo ndebe. Uri kureba iki gikara n'ibisatsi bibi uri kujya he wakigorye. Cyamaye siguki umuntu ahura n'ishyano akomera no musozi w'ifundi koko. Ubu ko kuri kugenzwa n'icyano wakigorye. Ndetse yego ye. Ese ubwo ko Kalisa sigara ne akabyindika ngane kujya ku muryango ra. Abagenda zawe kuzisposha. Ariko sha abantu koko barwaye. Sikunagiho ni we uragenzwa. Siko numenga bro mbwira. Habwirwe inkuru. Siko nari iki gicumba bamutundu kuvunja dutonya. Umwaka gahungu kavuye he. Acumbika ururindo nurangiza. Mama. Asanga hari nyoko hari
ibyo uri kujya kuza umuhamagara aha ngaha uzi ko ntari nzi ko utuntu tugufiya natwo tugira amafaranga. ubu ni ukuvuga ngo nta n'ikintu na kimwe napanga ngo gicemo. None cyangwa hano ndi kubona byose nta veni nta tarani n'undi munsi wapfuye. Umunsi wabaye mubi pe. Nice. Piche dego, piche! Agura musita igatuma tudahura nawe. Mani ariko nyine mani nakundi tugenda twihindurire cyangwa wenda hari igihe mani. Ariko njye mubonye namukoma. Sha byihorere mani bibaho mani mu buzima. Kandi iba muri kurikisha. Twa turi kuza gukarugurira. Sha namubonye nyine hari igihe twagira nk'amahirwe cyane. Njyewe namufashe. Uzi ukuntu yanyanduye. Mani njyewe reba no kuri phone yanjye namufotoye mani. Namufotoye mani. Amafaranga mba nashoye kugira ngo none aza afata ivyondo gutya njyanyanduza. Mani namufotoye ariko mani hari igihe twahura nawe twamufotoye. Njye ntabwo ndayikira. Yaragakasiringe nizo kuze zitera abantu seseme gusa ibicucu by'ibigoryi mana yanjye bikaza bitera abantu mwapu mana yanjye yo mufata nari kubita nkamushije Basha wakibonye Mani Jovani nanjye wa muswera ndamubuze mani. Ubundi uno muswera wari umuswera uno muswera ra. Wa muswera twebwe kudutuka. Yewe tiri kudutuka. Garagikira nakibonye hariya ndakibonye we. Nakibonye si iki ngiki. Si iki ngiki cyakindi. Nese yapfuye. Ni muzima. Nico nakibonye wa muswera utumye badutera.